bacu ndetse n'abadukurikiye muri uyu mwanya. Tugeze mu mwanya wo kugira ngo turageze ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Ni umukozi w'Imana Theophile Inshuti uri kwageza ijambo ry'Imana. Ariko mbere na mbere, ikintu cya mbere ni ugusenga, kuko byose dushorwa n'Imana iduha imbaraga, kandi Imana yacu niyo gushyirwa hejuru. Rero tugiye kwa dusenga Imana kugira ngo iri jambo tugiye kubabwira rigira aho ribavana, rigiye naho ribashyitsa. Imana iduhana umugisha. Imana uri Imana nkuru, uri Imana ifite imbaraga, uri umukozi w'umuhanga. Iyi saha turi imbere y'amaso yawe Mana, ijambo ryawe ni rizima. Ijambo ryawe nyakubahwa Imana ryawe tutari twabaho. Nyakubahwa Imana, ubwoko bugiye kuryumva, reka ubuhe nyakubahwa Imana kumva ndetse no guhinduka, kandi rireme impinduka muri bo, kugira ngo igitero cy'amahanga umuntu wese uri buri kurikirane rigiyeho rimuvana, rigiyeho rimushyitsa. Kandi Uwiteka Imana nyiringo Mwuka Wera rishyigikire, ariherekeshe imino n'ibitangaza, kuko uri Imana ishobora byose. Nyemerera nyakubahwa Imana buri muntu wese uri buryumve agira ikintu nyakubahwa Imana ari bukuremo asigarana, kandi amenye yuko Uwiteka Imana nyiringo uri Imana ishobora byose, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ikora, uri Imana ihambaye. Manzi Uwiteka Imana nyiringo cyubahiro kibi cyawe, kandi gukora kubu kwawe no kuganza bibyawe byose mbisabye nizeye ko Imana yumva mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane. Ikintu cya mbere ni ukwanza gusenga Imana kugira ngo wowe dukurikiranye ijambo tugiye kukugezaho rigira aho rikuvana ndetse ryo rigushyitsa. Rero Imana ibahe umugisha. Uyu mwanya ndagira mbabwire ngo tugiye kubagezaho ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Luka cyegeho 19 turare ku murongo wa mbere. Dufite umutwe w'amagambo utubwira ngo ibya Zakayo. Yesu agera i Yeriko arahanyura, nuko hari umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru, kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere yurira umuvumu ngo amurebe, kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama, aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba, kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba, amwakira anezerewe. Abantu bose bayibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Imana ishimwe cyane. Twumvishe iri jambo ry'Imana ritubwira ku mugabo witwa Zakayo. Uno mugabo witwa Zakayo, ngira ngo abantu benshi twagiye twumva amateka ye, ariko ndagira ngo twongere tugire gute, twongere twumve Imana yongere iri jambo, twongere turyumve neza. Wowe nkurikiranye wongere wumve iri jambo, wongere wumve Zakayo uburyo yemereye kwakira Imana, yemereye guca bugufi. Iri jambo ngira ngo wowe nkurikiranye nayo nkubwire ngo rifite umutwe uvuga kugira umutima uca bugufi bizana umugisha. Uyu munsi nkubwire ngo Zakayo yemeye guca bugufi, yemera kwakira umwami Yesu nubwo yari umukoresha w'ikoro. Imana ishimwe cyane. Uno mugabo witwa Zakayo, iyo urebye ugasoma ukumva uko uburyo yarakomeyemo, yari umuntu ukomeye cyane mu buryo bugaragara. Yari umukoresha w'ikoro mukuru. Ariko ngo Zakayo ngo amenye ko Yesu ari bunyuraho ngaho, Zakayo ngo arangije ngo aragenda igiti cy'umuvumu. Amaze kurira igiti cy'umuvumu bigaragaza guca bugufi. Amaze kucyurira ngo Yesu ageze aho ngaho, Zakayo ngo arangije Yesu ngo ararama abwira Zakayo ngo, Zakayo we ururuka, kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yesu uyu munsi wowe nkurikiranye nkubwire ngo Yesu ahantu hose uri aragize gute, arakubona. Zakayo aho yari igiti cy'umuvumu yagira ngo arebe Yesu, ariko ngo Yesu ahageze nawe amenya ko Zakayo ari mu giti cy'umuvumu. Imana itugire neza. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi Zakayo uyu nguyu yemeye guca bugufi,
yemera kugira ngo ibyo yari afite byose abireke. Nubwo yari afite icyubahiro mu mwanya we yari afite, ariko yamenye ko Yesu ari uw'agaciro ku buzima bwiwe. Amenya ko Yesu afite imbaraga, amenya ko Yesu ari ufite ibintu byose birenze ibyo afite. Arangije ikintu gikomeye cyane, ngo Yesu amaze kumubwira ngo yururuke, ngo Zakayo amaze kururuka, abantu bamureye mu isura ya kera akiri muri bya bindi. Hari igihe abantu bakora mu isura ya bya bindi bakoraga bibi bakagira ngo ntabwo wahindutse. Hari igihe abantu bakora mu isura ya bya bindi wagenderagamo bakagira ngo ntabwo wahindutse. Ariko ngo Zakayo arangije akimara kururuka, Zakayo amaze guca bugufi umutima, amaze kwemera Yesu, amaze kumwakira, amaze kwemera Yesu, amaze kugira ibinasiga, ngo arangije aravuga ngo ibyo nambuye abantu bose ndabambikubye kane. Zakayo arangije arahindukira. Bivuze ngo iyo umutima waciye bugufi, wagize umutima uca bugufi, wemerera Imana ikabana nawe, wemerera Imana ikagushyigikira, wemerera Imana ikagendana nawe. Iyo wamaze kugira umutima uca bugufi, Imana yo mu ijuru iguha imbaraga, irakurwanirira. Iyo wamaze kugira umutima uca bugufi, Imana yo mu ijuru ibana nawe. Zakayo uyu nguyu twumvishije yagize umutima uca bugufi, agira umutima wo kwemerera Imana, agira umutima wo kugendera mu nzira Imana ishaka, agira umutima wo kumenya ko ari umuntu. Zakayo amenya ko nta kintu ubwe azava mu isi bye bikarangira. Zakayo amenya ko isi arimo ari intizanyo. Zakayo amenya ko isi arimo ari umugenzi. Aravuga ngo nkwiye kwakira Yesu, aravuga ngo nkwiye kwakira Kristo mu buzima. Arangije ngo Yesu amenye ko Zakayo amenye ko Yesu ari bunyura aho ngaho. Arangije Zakayo arangije agira gute? Aremera, aravuga ngo ibyo ndimo byose reka mbireke, nurire igiti cy'umuvumu, nurire njye kureba ko nabona Yesu. Nawe uyu munsi nkubwire ngo emerera Imana, uce bugufi mu mutima. Umwanya wose ufite, agaciro kose ufite, ubutunzi bwose ufite, nkubwire ngo ibyo byose nta kintu bimaze nimba utemereye Yesu ngo umwemerera kuyobore. Zakayo yemereye Yesu ko amuyobora. Zakayo yemereye Yesu ko agendana nawe. Zakayo yemereye Yesu ko atahiwe. Uyu munsi nkubwire ngo emera Yesu ko atahi wawe. Ibyari byanze bizemera, uburwayi bwari bwaranye buzakira. Yesu numwemera ko atahi wawe, ibyo ubona bikomeye bizoroha. Nkubwire ngo nugira umutima uca bugufi, Yesu ntabwo azagusiga wenyine. Nugira umutima uca bugufi, Yesu azagendana nawe. Nugira umutima uca bugufi, Yesu azakurwanirira. Nugira umutima uca bugufi, ibyo ukora byose bizaguhira. Imana ishimwe cyane. Nkubwire ngo unteze amatwi, wowe unkurikiranye, emerera Imana mu buzima bwawe. Ugira umutima uca bugufi, umwanya wose ufite, icyubahiro ufite, gira umutima uca bugufi. Nkubwire ngo iyi si turimo turi abagenzi, nkubwire ngo iyi si turimo turi mu icumbi. Ahari uyu munsi hari igihe wabona ufite agaciro, ufite icyubahiro, ariko gira umutima uca bugufi mwene data. Nugira umutima uca bugufi, uzakunda mugenzi wawe. Nugira umutima uca bugufi, uzabana n'abandi amahoro. Nugira umutima uca bugufi, ntabwo uzakora ibintu bituma Imana ibabara, ahubwo uzakora ibyo Imana ishaka. Nkubwire ngo emerera Imana. Nkubwire ngo Zakayo yarakomeye, yari umukoresha w'ikoro, ndetse yari afite amafaranga, yari afite ubutunzi, yari afite ibintu by'igiciro byinshi, ariko asanga ibyo byose ari ubusa. Asanga ibyo byose ntacyo bimumariye adafite Yesu. Asanga ibyo byose ntacyo byamumarira Yesu atari kumwe nawe. Aravuga ngo nkwiriye kurira igiti cy'umuvumu nkareba Yesu, nkwiriye kurira igiti cy'umuvumu nkareba Kristo. Zakayo ngo arangije, Zakayo arurira igiti cy'umuvumu. Nawe uyu munsi nkubwire ngo gira ibintu ushyira hasi, wemerere Yesu, uce bugufi mwene data. Nkubwire ngo ntuzakangwe n'igiciro, ntuzakangwe n'uko ubona uhagaze, ntuzakangwe n'ibyo ubona ufite. Uyu munsi ibyo byose tuzabisiga. Ibyo byose nkubwire ngo ni impfabusa. Nkubwire ngo udafite Yesu ntacyo byakumarira. Nkubwire ngo udafite Yesu ibyo byose uri kubona imbere yawe nta mumaro. Uyu munsi mwene data, gerageza ugire umutima uca bugufi. Iyo ufite umutima uca bugufi, umugisha uza mu byo ukora. Iyo ufite umutima uca bugufi, ibyo ukora byose biraguhira. Iyo ufite umutima uca bugufi, ntabwo wikunda wenyine, ntabwo wifuriza ikibi bagenzi bawe. Uyu munsi nkubwire ngo mwene data, mukozi w'Imana unkurikiye, muvuga butumwa unkurikiye, mukristo unkurikiye, nkubwire ngo iyi Mana tuvuga ikintu dusaba nuko tugira umutima uca bugufi, tukemerera Imana igashyirwa hejuru. Iyo wacisha umutima wawe bugufi, Imana uyishyira hejuru. Iyo wacisha umutima wawe bugufi, Imana uyiha icyubahiro. Nkubwire ngo icyubahiro ni icy'Imana, bindi byose bizashira. Nkubwire ngo icyubahiro ni icy'Imana, bindi byose ni impfabusa. Uyu munsi wabona ufite icyubahiro gikomeye.
ukomeye, uyu munsi wari ufite agaciro, uyu munsi wabona uri hejuru, ejo Imana ikakumanura. Nkubwiye ngo ugire umutima uca bugufi, uha Imana icyubahiro, kuko ni Imana yo kubahwa, ni Imana yo gupfukamirwa, ni Imana yo gushyirwa hejuru. Gerageza mwene data wo nkurikiranye, ugira umutima uca bugufi. Nkubwiye ngo umwanya wose uhagazemo, nushaka uri mu mwanya umeze gute, nta hantu Imana itavana umuntu, nta naho itageza umuntu. Uyu munsi nkubwire ngo nimba nushaka ufite amafaranga aragute, nkubwire ngo uno mugabo twumvishe Zakayo yari afite amafaranga mu buryo bugaragara, ariko asanga adakwiriye kuguma aho yari ari, asanga adafite Yesu, nta kintu afite. Aravuga ngo nkwiriye guca bugufi, Imana igashyirwa hejuru. Aravuga ngo nkwiriye guca bugufi ngahinduka. Uyu munsi nkubwire ngo nugira umutima uca bugufi, Imana yawe izakugirira neza. Nugira umutima uca bugufi, Imana izakurwanirira. Mwene data wo nkurikiranye, ahantu uri hose gerageza uce bugufi mu mutima, ushyira Imana yawe hejuru. Gerageza uce bugufi mu mutima, ushyira Imana yawe hejuru. Wemerera Imana igendane nawe. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Gerageza ugire umutima uca bugufi. Nugira umutima uca bugufi, uzafasha abagenzi babaye. Nkubwire ngo uyu munsi Imana yo mu ijuru, nkubwire ngo nuyemerera nta kintu itakora, nta naho itakugeza. Ariko gira umutima uca bugufi mwene data. Ibuka igihe wasengaga uri gutakamburira, ibuka igihe wasengaga uri kubwira Imana ngo Mana nundengera azagukorera. Ariko uyu munsi nkubwire ngo aho wicaye waribagiwe, umutima wamaze kwicara ku ntebe wumva hari nta itaguhagurutsa. Nkubwire ngo gira umutima uca bugufi, umenye ko ahantu wicaye Imana hakwicaze, umenye ko umwanya urimo Imana yagushyizemo, umenye ko uyu munsi aho uri Imana yahakuvana ikayicaza undi, umenye ko umwanya ufite uyu munsi Imana gukuramo ikawushyiramo undi. Nkubwire ngo Imana nuyubaha izakubahisha, ariko nuyisuzugura nayo izagusuzuguza. Uyu munsi gira umutima uca bugufi, ntabwo wagira umutima uca bugufi utubaha Imana. Nkubwire ngo nugira umutima uca bugufi, Imana yo mu ijuru izakurwanirira. Uno mugabo Zakayo yaremereye Imana, aravuga ibyo mfite byose ndabiha abakene. Aravuga ngo nambuye ndakubira kane. Imana yari imaze gutaha muri we. Iyo wagize umutima uca bugufi, Imana itaha mu mutima wawe. Iyo wagize umutima uca bugufi, uragenda aho ukora byose Imana ibiha umugisha. Iyo wagize umutima uca bugufi, Imana irakurwanirira. Uyu munsi nkubwire ngo iyi Mana twiringiye ni Imana y'icyubahiro cyinshi. Ntabwo waha Imana icyubahiro utaraca bugufi mu mutima. Uyu munsi nkubwire ngo uneze amatwi, nimba uri umubyeyi ca bugufi mu mutima, ushyira Imana yawe hejuru. Nimba uri umugabo ca bugufi mu mutima, ushyira Imana yawe hejuru. Nimba uri umukobwa, nimba uri umusore, ca bugufi mu mutima, Imana yawe ishyire hejuru, kuko ni Imana yo kubahwa, ni Imana yo gupfukamirwa, ni Imana yo gushyirwa hejuru. Gira umutima uca bugufi mwene data, kuko iyi si turimo turi abagenzi. Nkubwire ngo iyi si turimo turi mu icumbi. Nkubwire ngo umunsi umwe tuzayivamo, umunsi umwe tuzayirwamo ntituyirirwemo, umunsi umwe tuzayirwamo ntituyiraremo. Ariko nkubwire ngo mwene data wo nkurikiranye, gira umutima uca bugufi, gira umutima ufasha abagenzi bawe. Nkubwire ngo gira umutima utuma Imana yo mu ijuru kwishimira. Nkubwire ngo gira umutima uca bugufi, nibwo Imana izaguha umugisha. Uyu munsi nkubwire ngo gira umutima Imana ishaka, uce bugufi, wemerera Imana ikuyobore. Intambwe yose wateye nkubwire ngo Imana nuca bugufi izagendana nawe. Nkubwire ngo ibibazo byose ufite nuca bugufi Imana izabana nawe. Ariko nudaca bugufi nkubwire ngo ibyo ukora byose nkubwire ngo ni imfabusa, kubera ko Imana yo mu ijuru iyo waciye bugufi Imana uyishyira hejuru. Iyo waciye bugufi Imana uyiha icyubahiro. Ariko igihe cyumva hari icyubahiro ufite, nkubwire ngo ntabwo waha Imana icyubahiro ntiwayishyira hejuru. Ariko numara guca bugufi mu mutima wawe, ukakira Kristo mwami n'umukiza, ukemerera Imana ikakuyobora, Imana izahabwa icyubahiro. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Uyu munsi nkubwire ngo mwene data wowe nkurikiranye, gira umutima uca bugufi, gira umutima uca bugufi, gira umutima uca bugufi. Wemerera Imana ikuyobore, wemerera Imana igendane nawe. Nkubwire ngo ibyo urimo byose, nkubwire ngo gira umutima uca bugufi. Nkubwire ngo umwanya wicayemo, nkubwire ngo aho wicaye hakomeye uyu munsi, nudaca bugufi Imana yagushyize yashyira n'undi. Nkubwire ngo gira umutima uca bugufi. Nkubwire ngo waba uri umudogiteri, waba uri umuprofeseri, nta mwanya wose urimo. Nkubwire ngo nudaca bugufi Imana yo mu ijuru izakumanura. Ariko uyu munsi nkubwire ngo emerera Imana uca bugufi. Imana ishimwe cyane. Mwene data wari unkurikiranye, nyemerera wemerera Imana ikuyobore.
niyo izakufasha ikagushoboza. Ntabwo wowe wabyishoboza, ariko niwemerera Imana izakuyobora, kandi Imana izaga umutima uciye bugufi. Nkubwire ngo ni Imana yo kubahwa, ni Imana yo gushyirwa hejuru. Imana ishimwe cyane. Nkubwire ngo wowe warunkurikiranye, nkubwire ngo nusenga Imana uce bugufi mu mutima, ushyira Imana yawe hejuru, izakurwanira kandi izagendana nawe. Murakoze cyane rero, ni Imana ibaha umugisha mwebwe mwari mudukurikiranye kuri Inshuti TV. Ndagira mbabwire ngo nimugumye mudukurikiranye kandi mudusengera Imana, dukora umurimo w'Imana. Imana izabana natwe, Imana izadushyigikira, ariko mudufashe, abapasiteri mudufashe. Imana dukorere umurimo, uyu murimo tuwukore, mureke dukorere umurimo, dutangatanga impande zose, dukorere Imana. Bapasiteri batandukanye mudukurikiye mudufashe, Imana yo mu ijuru tuyikorere, izaduhemba, tuyikorere, izatugororera, bene data izatugirira neza. Ni Imana ihemba, ni Imana itabara, ariko mudufashe dukorere iyi Imana, ntabwo ibura kugira abantu bayubashye. Imana ishimwe cyane. Murakoze cyane rero, mujye kwa Inshuti TV mudukurikire, n'ibiganiro byacu bindi mubikurikire, ndetse mugumye kubana natwe, mukore subscribe impande zose, mukore mbese ahantu hose. Imana ibahe umugisha. Navuga ngo tugiye gusenga Imana kugira ngo mwebwe mwari mudukurikiranye mushaka kugira ngo mugire umutima uca bugufi, Imana ibashyigikiye kandi ibahe umugisha, kandi Imana ibashoboze, ibarwanire. Imana uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga. Uyu muntu wumvishije ijambo akaba anyako Imana ashaka kugira ngo agire umutima uca bugufi, ndasenze ngo Uwiteka ibanyingo mushyigikire kandi umukomeze. Icya gusaba Imana ugikore nk'Imana, umwambike imbaraga, umukomeze, umushyigikire, kugira ngo umutima uce bugufi nyakubaha Imana agendere mu bushake bwawe. Kandi Uwiteka Imana nkuko Zakayo yemeye guhindukira nyakubaha Imana, wari wishyize hejuru akameye guhindukira, Imana umufashe, umushyigikire, umukomeze, kandi umwambike imbaraga. Sabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana y'umugisha. Murakoze.